muri z'igihugu abari hanze y'u Rwanda abari mu bintu bitandukanye mu muhanda abari mu rugo mwese ndabashuhuje mbifuriza gukomeza kuryoherwa na weekend nziza kuko bisanzwe rero muri kumwe na Emile mu isura nyayo kiganiro isura nyayo kiba ku wa gatandatu muri aya masaha no ku cyumweru guhera saa moya kugera saa 2 harimo isaha imwe bibushanya niba ariko nabyita ku wa gatandatu ni saa 12 kugera saa moya ku cyumweru ni saa moya kugera saa 2 rero ndakomeza kubashimira abakomeza kudukurikirana ndetse nkangurana n'abandi bose kujya mudukurikirana mugakurikirana ibiganiro byiza tubagezaho uyu munsi rero n'umunsi udasanzwe n'umunsi n'ubundi nagarukanye n'umuntu mwansabye cyane ubushize twari turi kumwe avuga ku bikomere uyu munsi hari nabwo tugiye kubivuga ariko mu bundi buryo uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ndi babwire mu kanya ariko najya mbanze nakira umutumirwa wacu atubwire nuko weekend imeze Arufa karibu wibwira abadukurikiye nubwo bakozi ariko natubwire se weekend imeze gute. Yarakoze cyane mere ndagushimiye kandi nshimiye n'abakunzi bisura nyayo by'umwihariko abakunzi ba Yongwe TV kwemera kongera kumva umwanya muri kino kiganiro kandi nanjye nanejejwe na feedback ibitekerezo bagiye bangezaho cyangwa ibibazo bagiye bambaza byanyitse ko bakurikiye kino kiganiro cyane kandi rimeze neza cyane mwambaro w'umukara uretse ko ndibukubazeho nashimye kwambara black cyane utu tuntu tumanuka gutya nondoki utwo tuntu washyizeho twitwa ngiki tuni imirimbo abadukurikira shoko ko batabonye ko wambayemo na karuvati nibyo se rwose wambaye neza pe wambaye neza urakoze cyane bigaragara ko n'ibiganiro n'ikiganiro cy'uyu munsi kiriwe kiryoshye bidasanzwe ibintu rero hari uburyo babikonegitana buryo birahura yes uburyo umuntu akubona physically inshuro nyinshi hari uburyo bihura n'ibiri imbere muri wowe kandi ntabwo bajya bimenya ubu ngiye uri murambana gute imbere amfite wowe wa hostinze uri muri weekend kambe uri gukonegitana na weekend imbere nishyushye ngiye rero wanjye nambaye umweru imbere nishyushye rero ko biri kose no shatse uba kari mu karangiye imbere oya siko navuze rero karuvati n'amaburuteri amfite ngende umutumirwa ngomba kuza nyine mu isura n'ubundi y'umutumirwa mu isura y'umutumirwa arakoze cyane rero umutumirwa uyu munsi turaganira ku insanganyamatsiko ivuga ngo umurage mubi w'ababyeyi nari ntinye kubivuga utarabivuga umurage mubi w'ababyeyi ubaho yego ese waba ari umubyeyi aba ari umubyeyi rega umubyeyi burya ntabwo bikora kwitwa umubyeyi oya umurage mubi w'umubyeyi cyangwa w'ababyeyi umubyeyi ni uwo muntu udasanzwe ku muntu cyangwa ku muryango ni gute umubyeyi yaguha umurage mubi ngira ngo nibigiye kudusobanurira naboneraho nkaguha n'umwanya ukabanza ukabicaho amagambo magufi abadukurikiye kugira ngo bumve neza uwo murage mubi urimo kuvuga n'uwe. Yarakoze cyane Emile ngira ngo wenda ko biri kose televiziyo ntabwo ikurikiranwe n'abantu bamwe hari abantu tabanye mu kiganiro cy'ubushize mbwire ko nitwa Nshuti Alphonse Uwimana ndi umutherapist nejejwe rero no kongera kuba aha ngaha. Therapist ni muntu ki? Therapist ni umuntu ufasha abandi kubaha umurongo yaba kubijyanye n'amahitamo ku mitekerereze ku myitwarire n'umuntu muganira wenda nk'urugero ashobora kuba muri wowe wabuze amahitamo y'ibintu biri kukubaho cyangwa ibintu biri kunyuramo cyangwa ku myitwarire yawe iri guhindagurika buri munsi none uburyo witwaye ukubona ejo ntago ariko kubona ejo bundi siko kubona sibyo n'amarangamutima yawe buryo uri kuyagaragaza ku bintu urabona ko hari ikintu iri instant of apart ikintu kitari kugenda. Therapist ni umuntu muganira akaguha guidance akagufasha gusubiza bya bintu ku murongo yaba amahitamo intekerezo yes kurefreshinga nkabyite kurefreshinga sibyo akagufasha kurefreshinga mind yawe ukongera kwisanga ku murongo ukabibona mu buryo buri normal. Urakoze cyane ndagira ngo rero urumva iyo ni termini technique ndagira ngo abantu bose babyumve. Urakoze cyane. Yarakoze cyane ngira ngo ro kuri flyer hari yasohotse n'abantu wenda bakurikira kuri social media nkoresha cyangwa nayo nabonye wayipostinze bagiye batera commentaire umurage mubi w'ababyeyi ni ibintu by'ushobora guhita wibaza ni gute umubyeyi ashobora kuraga umwana umurage mubi ese ibintu bihurira he n'ibyo tuba turi kuvuga by'ibikomere nk'umutherapist nkanjye bihurira hehe ngira ngo rero uko biri kose nta mubyeyi uraga umwana umurage mubi abishaka iteka ni ibintu biba mu buryo buri involontairement
atateguye, atatekerezaga, yewe ndetse atanazi. Niyo mpamvu nifuje ko twanabiganiro cyane kugira ngo tubive imuzi n'imuzingo, tubisobanure, ndetse n'ababyeyi duse naho tubakanguye abakoraga amakosa nk'ayo ngayo mu buryo bwo guha abana umurage cyangwa kubaha ubwo burere, bamenye yuko hari amakosa bakoraga ashobora kwafegita abana mu mibereho yabo, mu mikurire yabo, mu kazi bazakora, ndetse uretse n'ibyo ngibyo no ku rwego rw'igihugu abo dusavinga n'igihugu asanga turi kugwa mu gihombo kubera wa murage mubi twabahaye kandi tutabizi. urasoje uracumbitse hari icyo ntarumva. Icyo utarumva ni ikize mbaza se uwo murage niwo dushaka kumva. Umurage urumva birashoboka ko koko nk'uko bivuze umubyeyi yakuraga, noneho nabivuze neza ngo ntabwo aba abizi. Yego ntabyo abazi, icyo tazi ni niyo mpamvu bihuraro n'ibyo mba ndi gukora umunsi ku munsi, kubera yuko amakosa dukora inshuro nyinshi tukayisangamo cyangwa tukagaragara ko byari amakosa ibyo twakoze mbere. Niyo mpamvu mba ndahangaha kugira ngo iryo kosa riba utanabizi mu mitekerereze yawe, mu byo ukora umunsi ku munsi, ni gute ngiye kumenya ko ari ikosa noneho ngyirinde. Niba wenda abo nabyaye bararengeranye nyine babyisanzemo, ariko se bari kuvuka ubu ngubu, amageneration ari kuvuka ubu ngubu, ni iki nakora? Iryo kosa ro nta rindi. Inshuro nyinshi mu miterere ya muntu, nta muntu uba adafite intego. Nta muntu ubaho atavuga ngo ndifuza kugera aha ngaha, ndifuza kugera kuri iki ngiki. Ndatanga urugero kugira ngo wenda ninjire mu kibazo mbaje neza, wenda twakomeza dutanga n'izindi ngero nyinshi. Tuvuge wenda mu buzima bwanjye nifuzaga kuba un docteur, nifuza kuba umudogiteri wenda uvura, n'urugero ko hari abadogiteri muri angere nyinshi zitandukanye. Noneho ibyo bintu bitewe na circumstance nagiye nyuramo cyangwa situation nahuye nazo zatumye ntagira ku ntego cyangwa ku cyo nifuzaga. Swate gihe cyarageze wenda mbura ababyeyi, bityo nkurizo kubura minerval ituma nkomeza kwiga byaye nishaka. Igihe cyarageze wenda n'urugero iyo section irahagarara. Mbese impamvu yari yose yatuma ntagira ku nzozi zanjye nifuzaga kubaho cyangwa nifuza kugeraho. None ibyo bintu kuko ntabigezeho, aha niyo ngiye kubwira ari umurage mubi ababyeyi baha abana batazi icyo babahaye icyo ari cyo. Abango kubera yuko ntabaye dogiteri kandi narifuzaga kuba dogiteri, umwana nzabyara uko byagenda kose agomba kuba dogiteri, kandi wenda wazavuka ukirengagiza ko uwo mwana uvutse afite inzozi ze, afite impano ye, hari impano yishe muri we agomba kuzabayo. Ukamufosinga bya bindi byawe utagezeho ko umwana ari ugiye kugira gute kubyuzuza. Uwo ni umurage mubi uhaye umwana. Ariko ntago ari umurage mubi, ni umurage ariko si umurage mubi. Ni umurage mubi cyane, nicyo tugiye kuvuga rero sasa. Urakoze cyane. Hanyuma akaba ari umurage mubi gute? Ahantu zo kubera umurage mubi nahanga rero kuba dogiteri si ikintu kibi, kuko n'umubyeyi yakifuzaga kuko ari cyiza, sibyo? Ariko uriya mwana uvutse ahari ari kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, niyo mpano imurimo kandi ari kuzakora neza. Niyo mpamvu ubwo ugiye gutuma ntitangira ku ngaruka zigera kuri wa muntu bahitishijemo cyangwa bakamuhitishamo ikintu atifuzaga kuba cyo. Inshuro zose uko murabibona kenshi mugasanga umuntu wenda ni umufundi, ariko wajya kureba ugasanga ari gutwara klaseri y'abadiplomate, sibyo? Afite briefcase y'abadiplomate, ni umufundi, sibyo? Urumva muri we buriya uganije uriya muntu inshuro nyinshi uzasanga muri we niyo muganiriye ahubwo atesha ntukatubone gutya, ntukambone gutya njyewe, ubundi njye narize njyewe urambana gutya iminsi yarangezeho, ubundi nakabaye nicaye muri ofisi nakabaye mfite ibintu. Ingaruka z'ibikomere by'ibintu agize gute, ari gukora ibintu atigeze yifuza kugira gute gukora, kubera ingaruka zagize gute zamugezeho. Impamvu rero mvuga ngo ni umurage mubi, umuntu wese arivukira, umuntu wese akavukana impano ye, agakura afite intego n'uwagomba kuba we. Impamvu biba umurage mubi icyarimo kano kanya, inshuro nyinshi uzasanga nicyo bamufosinze kwiga atari cyakoze, ugasanga yenda yari umufundi cyangwa yize ni umwenjeniyeri ariko yigere kuba umuhanzi, sibyo? Kubera yuko bya bintu ari kubikora yari kubijyamo nyine kuko ababyeyi be aribyo yize, ariko ntabwo ari ready kubikora neza kuko si impano yiwe, yabikoze kubera ababyeyi bamuhatiye kugira gute kubijyamo.
so ugasanga rero uwo ni umurage mubi utuma na kariyeri yawe cyangwa impano yawe itagaragara ngo ijye ahagaragara, ugasanga bitangiye kugira gute, kugira ingaruka, ariko nabwo bishobora kugira ingaruka ku giti cyawe, bikagira n'ingaruka ku gihugu ugomba gusevinga cyangwa kugira gute, gutangaho serivisi. Uro ni umurage mubi kuko bakujyanye muri domaine itari yawe cyangwa mu mpano itari yawe. Arufa, kandi nta bubasha rufite bwo kuwuhindura. Wenda reka nemere yuko ababyeyi baguhinduriye, yego baraguhinduriye, ariko uyu munsi hari igihe ushobora gusanga wenda wowe nk'umwana ushobora guhitamo bitewe n'igihe urimo, kuko umubyeyi aba ari mukuru, hari ibyo aba yarabonye, hari ibyo aba yaraciyemo, hari ingero nyinshi aba afite. None buri gihe cyose umubyeyi aguhitiyemo umurage wa mubi. No, reka mubwire Emile, ubushize twabigarutseho, ubushize nta kintu twagarutseho, sibyo? Hari igihe koko cyanya cyo guhitiramo umwana muri ya myaka 6 twavuzeho ubushize, abantu hakurikiye ikiganiro cy'ubwashize, sibyo? Ariko mu gihe umubyeyi atamenye inshingano zo kubasha gutanga uburere no kuba yamuhitiramo amahitamo muri ya myaka, ko nabwo ngo icyo umubyeyi akugize muri ya myaka cyangwa uburere aguhaye cyangwa ikintu agutamitse muri iriya myaka 6, nicyo kintu ushobora kudevelopa kikakugira ugomba kuba we. None suppose wa mubyeyi ntiyubahije za nshingano muri ya myaka, umwana ageze mu gihe agomba kureka impano ye. Ku bantu bizera Bibiliya, Paul yandikiye Timoteyo amubwira ngo nicyo gihe cyo kureka impano iri muri wowe ukereka igasesa igakora. Impano waheshejwe ubwo abakuru b'itoro bakugarambikaga ibiganza, iyo mpano ukayireka igasesa igakora. C'est-à-dire buri muntu wese aba afite taraye, aba afite impano iri muri we. Noneho umwana nagira ku gihe cy'uko agomba kugera gute, kumenya impano yiwe, akaba ariyo arera. Noneho ukaturuka iriya nk'umubyeyi mwatumva wa mwana we, ibyo ngibyo uri gutekereza ubyikuremo, ibyo bintu ntabwo mbishaka, wowe ugomba kuba iki ngiki. Ubundi ugomba kuba umugabo. No, nakuba umugabo ni imvugo iri rusange, sibyo? Iri rusange. Arufa, mwana wanjye ndagukunda, kugira gukonvenke yamaze kuvuga rungu uzaba umugabo, hamwe ati niyo mpamvu ugomba kureba kuri ibi ngibi, bya bindi nawe atagezeho ari kubicomekamo, akabiha imbaraga, akabiramfurusa kugira ngo umwana yumve yuko kuba umugabo ari kugera kuri icyo. Impamvu bicomekamo ntuciye mu ijambo nuko azi umumaro wabo. No, c'est pas ça. Hari ikintu rero reka tujye tunabivuga, tuvugisha ukuri, tuvugisha ukuri. Hari ibintu abanyafrika, hari urwego tutarageraho. Buriya nujya mu bihugu by'abera, umwana muri ya myaka nakubwiye bashobora kumushyira mu cyumba nk'iki ngiki kinini, bagashyiramo igikinisho cyose gishoboka, bagashyiramo ibikinisho by'imbunda, imipira yo gukina, imodoka, sibyo byose. Noneho ikintu bareba ababyeyi bashaka kureba ngo uyu mwana ni ikihe gikinisha akunda gukora inshuro nyinshi. Ni uburyo bita talent detection, kudetegitinga impano y'umwana. Ikihe gikoze mu gitondo, saa sita akora kuri kiriya, nimugoroba akora kuri kiriya, mu gitondo akora kuri iki, ariko nimugoroba yongera agaruka kuri kimwe yakoze mu gitondo. Bahita bamenya ngo umwana ikintu kiri muri we ni ugukina umukino wa basket, kuko dufite umupira wa football, wa volleyball byose, ariko akunda gufata wa basket. Ni ukuvuga ngo umwana nubwo yajya mu ishuri, umubyeyi yabaye amaze kumenya neza yuko impano y'umwana ari gukina basket, no mu ishuri azamwishyurira, no mu byo azamurihira, no mu mikino azamuriyantamo amushyigikiremo, ni kuri wa mukino. Bitandukanye natwe rabirabura, kumva twebwe yuko hari ibintu tutegeze tugera mu buzima bwacu, tukumva ko ubundi tubyita frozen need, ni ibyifuzo by'ubutita. Ni ikintu cyabaye muri wowe kigenda kiguma muri wowe, ntabwo wabashije kukigeraho cyangwa ugere ku cyo wifuzaga, ukumva ko umwana ubyaye agomba kuzaba icyo kintu. Icyo gihe rero umwana umuhitiyemo, umuhaye umurage utari uwe, impano yimeze nkaho yitabitse, wenda niwe yari kuzamukiza, ariko umufosinze kuba icyo wagombye kuba wahecyo, ari yo ugiye kugira gute kuba cyo. Nta nubwo azagikora neza, nta n'umuntu gishobora kumara kuko ntabwo agikunda. Ariko Arufa, reka dusubire inyuma ho gatoya. Okay, ni naho turi, ntabwo subirayo nta kibazo. Ntabwo dusubire inyuma naho ngaho turi. Ubyaye umwana, yego, primaire yo ni rusange. Icyo bita troncome cyangwa icyiciro rusange ni rusange. Noneho agiye gukora ikizamini cy'icyiciro rusange, ariyo troncome. Umwana azakwegera kubwira ati mubyeyi nkora iki, mpitemo iki. Ntabwo ushobora kumufasha guhitamo.
muri Tronkom se kugira ngo sex agiye kujyamo. ubu se mu bana bari muri Tronkom hari ukibaza umubyeyi ngo iki ngiki ni iki barabiganira, ariko uza abana dufite ubwenge bafite ndashaka kujya muri ABCD ukamuha n'inama, iyo nama ntiwayimuha. rero ibyo bintu beruka kera ibyo biruka kera umwana yabaga atazi sibyo atazi ngo ubundi iyo nize bino mbiki. Okay, reka ikubaze mu yindi sanse. Ntabwo ushobora kuganiriza uwo mwana wawe umubwire uti rero wa mwana dore isi tugezemo ibintu bigezweho n'ibi n'ibi nka orientation, kuko numwihorera azanahitamo umuziki n'urugero cyangwa ahitemo football nk'uko babivugaga, ariko hakaba ari nk'ikindi kintu cyiza gikenewe ushobora kumubwira uti rero igihe tugezemo hakenewe iki. Ibyo bintu uramutse ubikoze ni umurage mu w'umuhari. Reka nkubwire kuba ikintu kigezweho ntabwo bivuze ko ari kugomba kugikora sibyo. Kuba ikintu kigezweho ntibivuze ko ari kigomba kukubyarira umusaruro kurenza icyawe kiri muri wowe. Erega hari ikintu abantu batarasobanukirwa, impano iri muri wowe ikonegitanye nawe niyo ikugira uwo nguwo uri we, niyo expressinga bya bintu biri muri wowe bitandukanye cyane no gusobanura ibintu wagizwe byo. Ntabwo mbujije yuko umubyeyi yagira umwana inama sibyo. Urakoze. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, mu kumugira inama niyo mpamvu dutangira gutegura abana bakiri batoya. Ibi bintu nabigarutseho kenshi cyane no mu miganire yawe wicaranye n'abana maze ngo ariko ubundi wumva uzaba iki. Burya hari ikintu bita mu mitekerereze ya muntu aricyo twita top of mind. Top of mind ni igihe umuntu akubajije ikibazo igisubizo kije muri wowe bwa mbere, burya ni wowe ni wowe. Niba umwana ubaje ikibazo ubundi mu buzima bwawe wifuza kuzaba iki, wifuza kuzaba nde? Ati nzaba perezida. Yes. Ati nzaba umusirikare. Yes. Mureke abo umusirikare. Exactly. Kubera ko iyo top of mind ujye uyiha agaciro wa mubyeyi we ku mwana. Ariko n'ubu hari ikintu ntarasobanukirwa. Ndabyemera kuko ahisemo ubusirikare. Ashobora kuba ahisemo ubusirikare kuko abona wenda abasirikare, abona amafilime mu rugo, abona wenda base wabo cyangwa se ari umusirikare. Ariko abona ibintu byinshi. Ariko hari ibyo mbona. Abona byinshi. Yego. Hari ibyo mbona ngaho komeza byiza kurusha icyo kintu. Nimugira inama yo guhitamo ikintu kimwe muri ibyo mbona byiza, nzamuhaye umurage mubi. Uratangiye uravuga ngo abona byinshi. Ashobora kubona abasirikare mu mafilime, ashobora kubona abapolisi, akabona dogiteri ari kuvura, akabona umukinnyi ukina umupira, akabona abakinnyi, akabona abahanzi. Kubera icyo umubajije ngo zaba iki, kuki adahitamo bingahe agahitamo kimwe? Iyo niyo top of mind. Iriya gisubiza guhaye gifite uburyo gikonegitanye n'uriya muntu bijyanye n'imitekerereze. Ubwo ushatse kuvuga ngo nahitamo akavuga ati ngewe wenda nzaba umwarimu, irukanka umutware mu bwarimu. No, niba kiri umwana agomba kwiga ariko tara yiwe. Mu cyo yahisemo. Tara yiwe ugomba kuyimenya akaba ari umushyigikiramo. Arufana. Erega Emile, ubwo umubyeyi yaba amaze iki? Emile, hari kuba byonyine wamubaje icyo kibazo. Erega hari contribution ku mubyeyi, ntabwo ari uko ugenda ubwira umwana. Urabona wagezeho abantu bize imyuga, ugomba kwiga wenda ibi ngibi, ugomba kwiga gukora amakeke, ugomba kwiga gukora imodoka, ugomba kwiga ibi ngibi, nibyo bifite akazi. None se abantu dufite bize gukora imodoka, abantu dufite bize gukora ibyo bintu by'imigati, bangana iki badafite akazi? Kuri kubwira umwana ko ari byo bigezweho. Ariko na cya kindi yahisemo nacyo kiba gifitemo abantu bakigiyemo kandi batameze neza. Reka nkubwire buri igice cyose wajya mu badokiteri, abadokiteri b'abashomeri bariho ku isi. Wajya mu bakinnyi b'umupira hari abaryamishije. Reka ngusobanurire rero impamvu impamvu y'amahitamo y'umuntu ku giti cye ari nacyo kintu twe dukora mu bijyanye no gutuma intekerezo zijya ku murongo, sibyo? Urakoze cyane uticuza. Ni ukuvuga ngo ikintu kiri muri wowe gikonegitanye nawe, gihuza n'ubwonko bwawe n'amarangamutima yawe, kiriya kintu nubwo ni nka business niyo mpamvu umuntu ufite business muri we iyo ari gukora business nubwo yahomba arongera. Niba yacuruzaga imyenda yahombye aravuga ati ariko ubundi wajya mu biribwa byahomba, avuga ati ariko ubundi wajya mu nkweto, kubera yuko muri we harimo gucuruza. Niba rero impano iri muri wowe nubwo utabona akazi, uba ufite mwaye possible zose, uba ufite inzira nyinshi zo gutuma cya kintu kikurimo, ushaka inzira zishoboka zo gushaka uburyo ugomba kugira gute kugikora bitandukanye na kimwe wabwirijwe ko ugomba kuba cyo. Kiravuga ati n'undi sinabishakaga,
n'ubundi ntabwo byari ibyanjye urumva ariko yari icyawe n'ababyeyi warabavuze ngo iki ngiki nicyo ngomba kuba cyo ukora n'igishoboka cyose ugomba gukomvinga ababyeyi ukabereka yuko ibyo bintu byari ibyawe wumvise aho bitandukaniye oya sindahumva kubera yuko impamvu okay nshobora kuba ndimo kubyumva niza kugera ku ngaruka z'ibyo bintu uraza kubyumva cyane ariko reka mbanze nkubaza akabazo k'amatsiko ibi bintu urimo kumbwira n'ibyo wambwiye mu kiganiro cy'ubushize ubu wowe ntabwo waba warayobye naba narayobye oya impamvu hari ibintu njya nkubonamo ku masocial media urumva bya rufatua iya rufatua n'ibi ngibi tuba tuvugana wowe icyo umubyeyi yagwitiyemo ni ikihe cyangwa wowe icyo witiyemo ni ikihe icyo nitiyemo ni ikindi cy'ubu ngubu uri ikese ndavuga ngo hari ibintu biri nkubonamo cyane ahubwo ni bitatu kuko mbona no mu binyamakuru ndabigusobanura nkubwire naho bihuriye byose ngaho bimpurize umbwiye yarufatua sibyo nibijyanye n'ubukerarugendo nkora byo kuba nafasha abantu kuba nabajyana hirya no hino bagasura kare ubwiza nyaburanga sibyo ibyo bintu rero bihura n'ibi nkora by'ubuterapiste by'uwo ndiwe arufa ubu ngubu sibyo ubera ko iriya ni part of ya profession yanjye kubera yuko mu buryo bwo kujyanye n'imitekerereze ntabwo iteka uzansanga muri ofisi ngo mbe nagira gute mbe nagufasha bitewe n'uburyo wakomeretsemo n'uburyo nsanze nibwo menye uburyo ngomba kugufashamo hari bizansaba ko nkujyana ku musozi tugakora meditation hari bizansaba ko nkujyana mu muhanda hari bizansaba ko nkujyana mu isoko hari bizansaba ko nkujyana hehe muri bisi bitewe n'umuntu waje agira gute waje angana iyo turimo hariya rero uburyo kurefreshinga mind gufata abantu nkabajyana ku kirwa nkabajyana mu mazi nkabajyana mu ishyamba ni uburyo kugira ngo barefreshinge mind biri mu byo witiyemo cyane ibyo ababyeyi bagwitiyemo njye nibyo nitiyemo njyewe wabyitiyemo ababyeyi bagwitiyemo iki oya reka nkubwire ababyeyi bagwitiyemo iki oya no reka imyaka mfite n'igihe nari mfite ntabwo cyari igihe cyo kuvuga ngo ababyeyi ngo barafashe umwana tujye tubyemera tuvuge ngo rimwe na rimwe hari imire tuvukiramo cyangwa uburyo tuvukamo bikatwe influencinga sibyo Afrika muri rusange njye ntabwo ndi kuvuga mu Rwanda kuko ni ikintu kiri genero muri Afrika sibyo hari ibihugu bimaze gutera imbere kamemu wenda ubu ngubu ariko mu gihe cyashize umva noneho ndakurahiye pe kumujyaye ko ubwira ngo urabona ibi nibi abatazi kubisobanura se atazi n'ibyo ari byo ngaragwitiramo ntabwo bishoboka bivuga ngo yitiyemo cyane njye ndiwe kabisa namuhisemo kandi nabyifuzaga ariko tukiri aho hari ibintu mperutse kubona ngo ni nkombo tuwazi ntabwo ahubwo tuzajyane njyewe bundi ntabwo tuzajyana waba umpitiyemo ngo ni arufatua cyangwa inkombo arufatu nkombo ni ikirwa tuzasura abantu benshi ntabwo bazi ikirwa cya nkombo ndifuza kujyana abantu kugira ngo be-exploring ku itariki 8 itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi byageze muri weekend itaha ni weekend itaha kabisa nzabajyana basure kiriya kirwa ni ikirwa gifite umwihariko kubera yuko urebye n'indimi zabo bari kuvuga amashi sibyo n'imbyino zabo niko bamenye uko nyine bimeze ibyabo kuko niyo uhari barakubwira ngo wenda wambutse ugiye hakurya niyo bari kuvuga abantu batatuye ku kirwa cya Nkombo usanga bari kuvuga ngo abantu b'imusozi abantu bo hakurya bo bazi kubira mu mazi nyine niko bameze nyine no mitekerereze yabo abantu b'imusozi bo hakurya uyumvamo mbese ko ari igihugu cyiza nuko babifata nzajyana abantu ro ku itariki 8 n'itariki 9 abashaka rwose baze kumbwira nzabajyane nta kibazo nuko waba umpitiyemo nanjye twakajyanye ariko Oya. ushobora kwemera kumpitiramo kwawe nkabyemera abadukurikiye rero nguyu arufa harya ngo ni nkombo arufa ni nkombo arufa arufa tuwa izajya ku Nkombo Island ku kirwa cya Nkombo ababikeneye ariko ubwo ni trip rero wanababwira kugira ngo baze kumenya neza uburyo ba Oya ndabana nimero yanjye 0788 25 0305 0788 25 0305 kanyandikira niba ushaka ko tujyana nta kibazo tugende kwitembera n'uwaba afite ikindi kibazo wenda ntari bubashe hari abaprofita bazaguprofita hari abaprofita kuko ngira umwanya wo kugenda nkora therapy n'abantu turi kumwe bya bintu birakomeye cyane bya bintu birakomeye cyane rwose dusubiye ako kara gaciyemo dusubiye ku nsanganyamatsiko yacu ese ni izihe ngaruka kuko wakomeje umwira ko nza gusobanukirwa uko tugeze ku ngaruka yego niwo byumva neza cyane reka tujye ku ngaruka noneho ese igihe umubyeyi aguhitiyemo
utihitiyemo ubwo ugiye kubitandukanya mu ngaruka igihe umubyeyi aguhitiyemo n'igihe wowe wihitiyemo ni izihe ngaruka mbi cyangwa nziza zigaragara kuri uwo muntu cyangwa uwo muntu ahura nazo ingaruka first of all ziri kuko bahitiyemo kuri gukorerwaho igikorwa nyine ruhamwa nyiri igikorwa uwo mwana ingaruka ziri kuri wa mubyeyi wamuhitiyemo ingaruka ziri ku gihugu yakabaye ha serivisi sibyo ubwo ngiye kugerageza gukora description yazo muri uburyo cyangwa nzidetailinge muri ubu buryo nidushaka reka tubuhere ku rugero twatangiriyeho ngewe ndi umubyeyi numvaga ngo dogiteri wenda w'amaso n'urugero fati ngiye ngomba kuba dogiteri uko byagenda kose nkavura nzanezerwa uko mbaye dogiteri ariko burya mu rugendo tugenda ntabwo tumenya ngo turahuramo n'izihe nzitizi titumenya ngo nizihe obstacle zihari mu kugera ku ntego cyangwa ku byo twiyemeje ugasanga ibyo uhuye nabyo bikubujije kugera muri ya position yawe wifuzaga kugera gute kugeramo wifuza kuba dogiteri ariko ntubaye we nuvuga ngo habaye inzitizi tumugira gute ujya mu bindi utishimiye kuko bitari biri muri wowe icyari kiri muri wowe ntabwo kigezweho so ukavuga ati rero kubera iki kintu ntakigezeho kubera ko nifuza kuba dogiteri nkaba ntabaye we ningira amahirwe nkabyara umwana wanjye agomba kugira gute agomba kuzaba dogiteri ku kibi ni icyiza ukamukora turemwaye possible zituma umwana agomba kugira gute kuba dogiteri wenda umwana uvutse yiyumvamo kuzakora atletisme kuzakina umukino w'amasiganwa yiyumvagamo kuzagira gute kuzaba umwarimu yiyumvamo kuzaba umushoferi agatwara imodoka nuvuga ngo ro kuko wamuforushe icyo twita frozen nit cyangwa icyifuzo cy'ubutita kuko watumye icyifuzo cyawe utagezeho ibyo wifuza kugeraho kuba utarabigezeho ukaba uri kubiforusa mu mwana uri kubicengeza mu mwana ingaruka zigiye kubaho ziraza kuri mwese icyambere wa mwana koko kubera yuko akubaha nk'umubyeyi agufata nk'umuntu umugira inama ya nyayo ariko uri kubireba mu buryo buri physique mu buryo bugaragara ntabwo uri kureba mu buryo buri emotionnel bw'amarangamutima cyangwa bw'indani mu muntu ahoro ni uri gukorera ikosa yabarebaga mu mwana ukamenya impano iri muri ukayidetektinga ukamenya ngo impano iri mu mwana ni iyihe aba ariyo mushyigikiramo ingaruka zizaza ni izi ngizi aziga ibintu wamubwiye koko wenda kubw'amahirwe akomeza uforuse rwose anatsinde aba dogiteri abigereho ariko ni wa muntu uzasanga serivisi ari gutanga zitari muri we ari kuzikora kuko yazibwirijwe ari ibintu yagize gute yahatiwe kuba byo bitandukanye n'ibyo yifuzaga inshuro nyinshi usanga noneho n'akazi baramuhamagara yagize gute hari umuntu wamagara ngo ese akazi muri kunshakira na amafaranga bari kumuhamagara ku bintu yize ubundi muzajya mumpemba ngahe ibyo ariko ni ibisanzwe nta kazi afite ariko ugomba kugira hari igihe tugera mu sibyo guhamagara ngo ko wize ibintu ahubwo ngo ndaguhemba amafaranga adafite umumaro ubyemera nta mafaranga atagira umumaro abaho ntayo kuko wiciye mu rugo ntabwo uri kuyabona sibyo nta mafaranga atagira umumaro abaho ubu hari umuntu aguhamagara 200 byemere njyewe nta kazi mfite ntacyo gukora mfite byo gukora reka tubyemere nanjye niyo mpamvu navuze ngo urangira akazi ko 200 icyo nakubwiye ngo sibyo waye note kuki nta nakemera mu gitondo ndahakubwiye urakoze cyane ndagushimiye cyane rwose abadukurikiye ndagushimiye niba karire rated y'ibyo nize ndagakora oya mu kiganiro kwa gatandatu nzababwira ko wabyenze cyangwa wabyemeye yabara amahitamo yareka maze nkubwire ibyo impamvu wabugiye kundangira akazi ni ukuzi ibyo nshoboye niba bire rated y'ibyo nshoboye ngomba kubikora nkabikora neza cyane ubushobozi bujyana amafaranga nta kibazo niyo mpamvu n'umubyeyi yaguhitiramo nta kibazo guciye mu ijambo niyo mpamvu n'umubyeyi yaguhitiramo avuga ati ngewe nari umwarimu bampemba ibihumbi wenda banza bakera bari muri 25 akabona dogiteri umuganga ku ivuriro baturanye ahembwa 400 umwana yamahitamo amuha akamubwira ati wiba umwarimu kuko nuba umwarimu nawe uzagira ubushobozi buke nk'ubwanjye kandi umwana yakunda kubwira ko abana papa ari umwarimu Emile rero akakoreza handi uzahemwa Emile rero ibintu uri kuvuga uri kubivuga mu buryo bw'imibereho ifatika erega ngiye ndi hano sibyo yo ndi hano nk'umuterapist mba ndi kuvuga ikintu gishobora kwangiza umuntu ubwonko indani sibyo ikintu cyica amarangamutima y'umuntu nicyo mba nshaka kuvugaho cyane sibyo kuko reka nkubwize ukuri ngewe niyo wampemba amafaranga tuvugana miliyoni
ihabanye n'uwo ndiwe no kwegisipresa nkaba nzi ko bigiye kubangamira uwo ndiwe w'indani ako kazi ntabwo nagakora. uzi ko amafaranga Ntabwo nagakora ashobora byose. no amafaranga ndashobora byose. uzi ko umuntu Amafaranga ashobora bariya byose. abantu baba bafite ibikomere Eh. abenshi babishingiye ku mafaranga. Reka mubwire uretse nko mu Rwanda avuga ibikomere byacu Umugore cyangwa umugabo uzumva ngo batandukanye cyangwa ngo bafitanye ibibazo bya bibazo bihoraho mu miryango, burya nuko njyewe umugabo igikomere cya mbere kinzengereza nuko manzi ko nintandukana n'umugore hari ibintu ndi butakaze. Umugore aravuga ati umugabo wanjye nanyanga ndabaho gute, buri kibazo gituruka ku bushobozi. none urumva ari amafaranga. N'ubushobozi ni amafaranga. Reka nkubaze sibyo ntabwo ndakora research ariko nkurikije ibyo nzi mbona cyane amakese mpura nayo ugeneranyije 100%, nakamvuga 100%, wenda plus de 50% abantu bakora divorce bakora gatanya n'abantu usanga bari mu rwego rwo hejuru rw'abantu bishoboye. Urakoze. Sibyo Urakoze. urumva nose urambwira ngo Abantu- ubundi ufite ubwo bushobozi wakabaye utuza ukavuga ngo ubuzima ubundi ko njya nkaryama. Ubuzima burakomeza. Sibyo kubera iki njya gutandukana. Oya, ubwo bushobozi umuntu witwa wenda reka tubite inyuguti A na B. A ni umugore, B ni umugabo. A niba afite ikibazo abona ko B igiye kumusiga, abanza kuvuga ati twabagaho mu buzima n'ubu nidutandukana biragenda bite, ngiye kubaho nabi. Burya ibintu byose bishingira ku bushobozi. Reka nkubwire rero gatanya, reka nkubwire nashyigikire kino kintu sibyo, nubwo ari ibintu biba bigoranye no kuyibona. Ni amahitamo nayo umuntu ugera ku rwego rwo gukora divorce bitewe n'ubuzima arimo n'uwo bashakanye ni umuntu waramaze kuzamuka mu myumvire, mindset yo yaramaze kuzamuka, asigaje ku rwego rwo kwirebaho kurenza ibyo abona. Icyo kintu uze kucyumva neza kuko hari abageze ku rwego rwo kubasha kwisobanukirwa uwo ari we n'icyo ashaka muri we kurenza ku byo afite cyangwa ku byo arebesha amaso. ako karagatanga. Uracyumva neza ariko icyo kintu gusobanura sibyo, kubera yuko ikintu abashaka ibyishimo bye aba ari guharanira uburenganzira bwe, kandi uburenganzira bw'umuntu aharanira ni uburenganzira buturutsemo indani muri we. Nuko aramaze kwisobanukirwa avuga ngo njyewe ndi nkeneye kubaho gutya, ntabwo nkeneye umuntu mbangamira muri ubu buryo, si nkeneye umuntu duhora duterana ingumi, njyewe nkeneye kubaho ngize gute nisanzuye, nkeneye kuba mu byishimo byanjye, mu mahitamo yanjye, amarangamutima yanjye aranyemeza ubu nubwo utari wenda utamena amabanga y'abakiriya bawe. Ese mubita abakiriya? Mubita abakiriya? n'abakiriya of course. N'abakiriya. N'abakiriya. Ariko iyo wenda uganire, wenda reka dufate urugero nk'umugore yavuga ati mfitanye ibibazo n'umugabo wanjye gutya na gutya na gutya, usanga ikibazo nyamukuru uri kudevia topic ariko naho haturuka ya mahitamo ushobora guhitiramo umwana, kuko ubuzima ntekereza ko ubuzima famille irimo aribwo butuma umubyeyi ashobora kubwira umwana ati wa mwana we uzaba umusirikare, uzaba umupolisi, uzaba umwarimu, si byose. Icyo nacyo wenda urakoze cyane no kugahomozaho. Hari igihe umubyeyi afusinga umwana bidaturutse kuri cya gikomere cy'icyo atagezeho, agafusinga umwana kuba iki bitewe na situwasiyo arimo. Icyo kirashoboka ku babyeyi, yose ni amakosa n'ayandi akorwa. Rega nzajya nkongereza sibyo umpa akazi. Icyo nari ngiye kuvuga, abo abakugana nyine ntuburi bubavuge, si ibanga umennye. Ariko se usanga akenshi nk'umudamu wenda urugero usanga ari nk'abantu bamaze nk'imyaka 10 barwana, wenda atanavuga ngo arava mu rugo, kenshi aravuga ningenda se umwana azabaho ate, ningenda se nzakora amata y'umwana, ningenda se ibi ni twari tumaze kugira bizagenda bite. Ubushobozi bufite uruhare rukomeye cyane, ariko sibyo tugomba kurebaho kurenza twebwe ubwacu. Erega hari ijambo bita kwimenya, kumenya uri we, kubaho wibereyeho. Ngira ngo ubushize nsoza n'iryo jambo navuze, abantu bagomba kubaho bibereyeho, wiberaho abandi, wibaho uko abandi bashaka. Ibyishimo byawe rega n'ibyawe personnellement, n'ibyawe ku giti cyawe, nta wundi muntu. Kare na sinzi niba warebye status yanjye, nanditse ngo happiness is the choice not a chance. Happiness, ibyishimo ni amahitamo, ntabwo ari amahirwe. Ibyishimo rero n'amahirwe afitemo, ariko reka arakoze cyane Alpha. Ari turimo turagenda kuko iki kiganiro tuba turimo n'ubuzima,
ubuzima rero bufite ibintu byinshi ukomeje ukacyumva usanga hari utundi tuntu dushamikiye kuri cya kiganiro abadukurikiye bagira ngo turimo turajya kure y'insanganyamatsiko twari tugeze ku ngaruka n'ubundi twari tugeze ku ngaruka ariko n'ubundi bira byose bizira mu ngaruka cyane. reka rero udufashe n'ubundi dukomeze twumve izo ngaruka ariko wibuke none kudutandukanyiriza abantu babiri umubyeyi n'umwana ingaruka umwana ahura nazo nizihe umubyeyi ahura nazo nizihe. Urakoze cyane mbo reka mbanze mvuga ingaruka ya mbere kuko n'ubundi nibyo byanjye nyine niyo area ndimo. Ingaruka ziza ku mpande zombi navuga ngo ziri common ni ingaruka z'uburyo ziri emotionere kubijyanye n'amarangamutima sibyo kubera yuko umwana niba yagiye mu kintu atifuza kuba cyo birahita byumvikana exactement ko wamubujije impano yiwe yakaba ari gukoresha yari gukoresha icyo gihe wishe uwo yagombaga kuba we. Reka mvuge ngo uwo nguwo umwana watoje kuba dogiteri wamugize dogiteri ariko wishe we wanyawe w'imbene sinzi ibyo bintu ndivuga niba byumvikana neza. C'est-à-dire wa mwana waramufasha uramutabika ahubwo wowe ubaho defwa ubaho no mu mwana wawe nuvuga ngo ubuzima bw'umwana wawe mu yandi magambo warabutwaye sibyo warabutwaye icyo utabaye cyo uragifata ugishyira ku mwana wawe araza ajya gukuvura wa mwanya wawe ya press yawe none ya press y'umwana usa naho yitabitse mu mwobo. Icyo gihe ni ukuvuga ngo bwa buzima y'amarangamutima y'umwana n'icyo yagomba kuba cyo byose warabitabitse asigaye akubereyeho ntabwo yibereyeho. Iyo ni ingaruka ya mbere ibaho. C'est-à-dire niba akubereyeho watibereyeho n'ibyo ari gukora ntari kubikora nk'ewa nyawe ari gukora ibyo akoreshejwe nawe kubera yuko si uriho. Abantu bemera biravuga ngo sinjuriho ahubwo ni Kristo uri muri ngewe sibyo navuga ngo icyo gihe ubarafasha umwana wawe hari filime negeze ndeba wenda katuyireke cyane ariko nuvuga ngo gufata ubuzima bwawe ukabuba mu bandi ukabarema wenda tugiye nko ku bihugu by'Abarabu urabona ko akunda ibyihebe bigenda bikiturikiza ibisasu bikagira gute nuvuga ngo hari amagambo babwirwa kuva mu bwana bakabatoza kuba ikihebe bakamutoza bikorwa bibi bakamutoza ibini bakumva yuko niturikiza igisasu aribwo azabaye umugabo agakurazi yuko ari success akumva ko ari intsinzi akumva yuko kuba yisha abantu 100-200 akumva yuko bazahora bamusingiza. Iyo myitware cyangwa iyo cengiza amatwara akagenda akayishyira mu mwana agakora yumva icyo kintu kandi bihabanye n'uwayo akabaye yagize gute yakabaye emotionellement arapfuye. Noneho kuko wa mwana nayo ibintu ari gukora atari kubikora nkawe wa mubyeyi biri kumurakaza wa mwana yuko nakoze igishoboka cyose ngo iki ngiki kubera iki witwara gutyo kubera iki udashaka gufasha abantu kubera iki udashaka gukora ibi nibi impamvu uri guhora umuhatira amagambo umutota ayo magambo umubwiriza amagambo umunsi ku munsi nuko nyine ari icyo wamugize cyo icyo yashaka kuba cyo atari cyo yabaye cyo. Aho ngaho ku mpande zombi baba bamaze kugera gute baba bamaze gupfa. Wa mubyeyi akuriye mu gikomere n'umwana akuriye mu gikomere cyo kuba atakabaye ari we. Urabyumva neza ndabyumva ndakubona. Ikindi rero ku ruhande noneho rwa serivisi yakabaye ari gutanga dogiteri reka mbabwire iki kintu nkibabwire mfite n'abantu bagiye wenda bajya mu bintu by'ubuvuzi nibwo rugero natanze ugasanga bivuyemo kubera yuko yaje kwisanga si ibintu bye abivamo. Uretse kwiga ikintu hari no kuba ari passion yawe. Niyo mpamvu Emile uzasanga umuntu ikintu ari passionné kuri cyo agikora neza kurenza icyo yize kubera ko bimuri mu maraso. Aka kanya ukoze wenda afite nize journalism ndi umunyamakuru sibyo tukoze ubushakashatsi yaba maradi y'amateleviziyo muri kino gihugu urebyemo abantu bize itangazamakuru sibo banabikora neza kurenza abatararyize kuko bari passion muri icyo kintu. None wenda ni kuko nkomeze kuri iryo yapa none baza kubyumva noneho sasa kuko impano ni ikintu gikomeye ugasanga umwana ageze ku rwego rw'ukenera n'amakipe akomeye y'Iburayi muri Manchester mu cyo ataragiye agera ntize mu academy by'ubura ka football kuko ari impano yavutse iri muri we ntazi no gusoma ntazi no kwandika ariko mubona ahantu ari guhembwa amayero menshi cyane kubera ni passion muri icyo kintu. None icyo kintu rero cyo navuga ngo ababyeyi bite kuri passion z'abana
impano z'abana, talenti zabo aba aricyo kintu bashyigikira kurenza kubahatira ngo ibigezweho, ngo bino bigezweho, ngo ibi bigezweho. Niba ari amashuri ndi kwemera cyane ni aya mashuri y'amativeti, aya mashuri y'imyuga nayo wahitiramo umwana, ariko ukaba mu bwubatsi ni byakosa nyine, sibyo? Umwana ikigo kiriho ubwubatsi, kiriho ubutetsi, kiriho ubukerarugendo, sibyo? Muri we hari ikintu yumvamo. Niyo mpamvu reka nkubwire ukuri, nkwereke none ukuri guhari. Niyo mpamvu uzajya kubona umwana yiga mu ishuri ry'ubwubatsi muri construction, ariko nujya kubona muri cya gihe cya ambiance cy'imyidagaduro, free time, yigire mu bintu byo kwandika imivugo, kandi atari byo yiga, sibyo? Ari kwandika imivugo, ari guhimba indirimbo, ari muki wayi kuki atari gushushanya. Inota yatugendanye urumva hari ubanza tuzakora n'ubundi turimo umwenda abakunzi bacu, urubizi nzahoramo umwenda kubikomere turimo umwenda nawe rero ugiye kutujyamo umwenda, uretse ko n'ubundi ari ibiganiro bikomeje binasa bibe byose, urumva ko hazamo ibikomere byaba wa mwana byose n'ibikomere juste na wa mubyeyi wahitiyemo umwana ariko ntakore ibyo yumva yagakoze, urumva n'ubundi ibikomere. Mu gusoza uko iminota iba yirukanka, sinzi icyo tuzakora, niba hari aho umuntu akanda bigaragara muzatubwira, ariko mu gusoza ndagira ngo ugire inama umubyeyi w'uyu munsi. None ndagusabamo inama ebyiri. Uragira inama umubyeyi w'uyu munsi ugifite amahirwe y'uko ashobora guha umwanya umwana we, ariko he n'inama wa muntu urakoze cyane yarakoze cyane, minota mike ishoboka, ya minota yagiye, ariko inama ntanga ni iyi ngiyi. Icyo cyo ndagisubiramo kuko kiragaruka no ku by'ubushize twavuze. Umubyeyi ugifite amahirwe y'uko umwana we akiri munsi y'imyaka 6, ufite amahirwe yo kumugira pe uwo ushaka kaba we rwose, uracyafite amahirwe 100% yo kumurema wowe uko ushaka. Icyo ushaka azaba cyo biracyafite amahirwe yo kugira gute yo kumugera, ariko nuko ukimutoza, nuko ukimuganiriza, nuko umuha imfashanyigisho zimwerekeza kuri cya kintu, kuko ibyo umuhereje muri iyo myaka nibyo abika akazadevelopa ibyo wamuhaye. Ariko none ko umwana amaze kurengerana, mu amahirwe yo kumuganiza, ubundi wumva uzabiki icyo akubwira, umenye ko ari top of mind yiwe, aba ari cyo ushyigikira, ukimushyigikiremo, bitabujije kwiga amasomo y'ibanze nk'ayagomba kwiga, ariko ya mpano yewe, ya talent yewe ugere gute uyidevelope. Ubu tuvugana mbere mu myaka yashize ntago abantu mwumvaga yuko umuhanzi nyarwanda cyangwa ukina comedy cyangwa ukina filimi byamutunga bikamuhindura ubuzima. Tuvugana abahanzi babayeho neza, abakinnyi ba filime babayeho neza, abakomedi babayeho neza. Ni impano ziri muri bo, niyo mpano iri muri uwo mwana rero, cyangwa n'indi mpano yari yose, mufashe kuyidevelopa abe uwo agomba kuba, kandi azabikora neza kandi bibe successful. Urakoze cyane. Ariko hari umwe utagira inama. Inde? Wa undi warengeranye n'uwo warenze imyaka 6. Yararengeranye kuko ntiwaba ukimugize icyo ashaka kuba cyo, waba umufosinze. Ubwo muri make natwe turi muri abo. Nawe rwose uretse kuvuga ngo icyo wifuza kuba cyo n'iki bakagushyikira muri icyo kintu. Icyo nagomba nifuza kuba cyo umwana wese warenze imyaka 6 buriya amaze gufata umurongo we, nubwo atabigaragaza ngo abye expressing imbere yawe, aba yamaze gufata umurongo n'ikintu agomba kuba cyo cyamaze kuba cyo. Reka rero ngushimire cyane, nubwo iminota tugendanye tutageze nyine aho twagomba kugera, ibyo byose message zishoboka wazitanze, ariko ngiye mba numva nkiryohewe, ko iki ni ikiganiro gifasha abantu bose bose, ari n'ubutaha tuzagerageza n'uburyo tuzatugisha no mu zindi ndimi kugira ngo n'abatumva ururimi rw'ikinyarwanda babashe gukurikira cyane. Ndagushimiye cyane rero, nkwibutsa ko waje wambaye neza. Urakoze cyane. Ariko tutaratandukana hari akandi kantu gakomeye keza cyane. Urakoze ku itariki enye ikintu cyaba ahubwo nushaka ko yera uyu munsi wo ariko urabizi journée de l'indépendance, hanyuma ku itariki enye umunsi wo kwibohora. Urakoze cyane. Hanyuma itariki no kwibohora ibikomere, ubwo nicyo nashaka kugeraho. Dufite amahirwe yuko dufite ingero nyinshi z'uko umuntu ashobora kuva ku kintu akajya mu kindi, kwibohora cya kintu kikuriho ukabasha kwibohora. Yego cyane, ubundi ni nayo ntego yanjye, niyo ntego yacu twese, niyo ntego yacu rwose pe. Rero abari badukurikiye ikiganiro, nabuze uko nagisoza, kuko numvaga hari ibintu byinshi ngishaka kuvugana n'umutumirwa kugira ngo turusheho gusobanukirwa, ariko n'ubundi nk'uko asanzwe abitwemerera
azagaruka dusubukurire hano, ariko nanone bwira abantu bya bintu nakubaza ngo tuwa murakoze cyane. Abantu bifuza kujya gusura ubwiza nyaburanga buri mu gihugu ahantu hatandukanye, ku itariki 8 kugera ku itariki 9 dufite trip izajya mu karere ka Rusizi ku kirwa cya Nkombo. Abantu rero bazi kunyandikira kuri ya nimero watubwiye 0788 hanyuma tuzabashe kujyana, nabyo birabafasha kuruhuka mu bwongo. nkabibutsa none yuko muri iyo tuwa cyangwa mu matuwa atandukanye cyangwa mu ngendo zitandukanye hari indi company muri muranayireba, Denit Transport nizadutwara of course, imodoka tuzagendamo ni zabo. Urumva rero ushaka imodoka ngira ngo uyivugeho ntabwo ari wampaye uburenganzira. Abantu bakeneye imodoka zo kwitwara, yego, abakeneye izo kugenda mu matuwa zitandukanye, amakontra amasezerano y'igihe kirekire, ati k'ibigo runaka bwa tuzajya duha imodoka mu gihe cy'umwaka, imyaka 2 ko dukeneye imodoka uyiduhe, ikaze kabisa muri Denit Transport. Ni ikaze. Nimero murayibona aho hasi ni 0788565333. Ni karibu muri Denit Transport, ni karibu muri Alpha. Ubwo muri make n'ibintu bifatanye bihura. Turabashimiye rero iminota yadusize. Nongera kwibutsa yuko iki ari ikiganiro Isura Nyayo gicaho buri munsi gicaho buri wa gatandatu saa 10 kugera saa 1, kikongera ku cyumweru saa 1 kugera saa 2, ariko ku cyumweru twibanda ku iyobokamana, tuvuga ijambo ry'Imana, tubafasha mu muri make mu by'umwuka. Mu by'umwuka rero tubasezeyeho uyu munsi. Reka dusubikira aha ngaha, tubifurije gukomeza kugubwa neza na weekend n'amakonje maremare, tubifuriza no kuzaryoherwa n'umunsi wo kwibohora, twongera duserebura ukwibohora kw'igihugu cyacu. Murakoze cyane rero, umugoroba mwiza.